gahunda niyo kwica Sinapoli. Nterefona nyina wa Kagame, ni niko, ni n'akanya muribagiwe ibyo yabakoreye byose. None umuhungu wawe n'umukazana wawe ngo ni ukuruhuka ari uko bamwishe. Ntacyo bigeze basubiza kuri telefone, baracecetse kugeza igihe mbakupiye. Niruka muri bariya bose abo ba Kabare babo ba James. hari imbere ko bamwica hari imbere ko bamwica Ni muri 2007 ntabwo wakurikiye. Navuze ko ari muri 2007 igihe bicaga abantu kuri cya kibanza kiri haruguru ya peyaje. Kirabo yarituye ubutaka. Ariko uwari ubiri inyuma ni Musoni James. Musoni James n'abandi. Ibyo birimo birasimbukiramo, ntabwo mba nateguye, ntabyo ntegura, ni inkuru yanjye. Ahubwo ubwo ndabyibutse, nari mvuze nti nyina wa Kagame yaba yarakiriho, yari afite ubumuntu. Ariko na nyina wa Nyiramongi, nkurikije uko kera yari ameze, bagikennye ari abatindi bo kubabarirwa, ntabwo byari ngombwa ko mvuga aya magambo. Bose baranzi. Ntabwo ukuboko kw'iburyo kwanjye cyangwa k'umugabo wanjye uwo kwapfumbaturiraga cyangwa uwo gupfumbaturira, ntabwo ukw'iburyo ukw'ibumoso kugomba kubimenya. N'abana bacu kandi nuko barezwe. Ariko mwa bwoko bubimwe, mwa bwoko bw'inshiramwe, mukwiye gushyirwa ku karubanda mbere y'uko ijuru ribasumira rikabashyiraho ryabageneye. Ntabwo nzi niba nyina wa Nyiramongi na Nyiramongi na bene nyina bariya bayereraga batagira aho berekera. Reka mbivuge, kuko aho mwashyize ubu, aho ndu ukomeza ubu, nuko abana banjye bameze, n'akahinda n'akababaro dufite, ndivugira. N'undi uzashaka azavuge cyangwa azaroreye. Nta mbabazi mukwiye kugirirwa, kuko n'ijuru ntazo rizabagirira, kuko muri ubwoko bubi. Ndagira ngo mbaze uriya muryango. Nyina wa Kagame ntagihari, ntacyo namubaza, ariko bene nyina baba Kagame arabizi ibya Sinapoli bose yabakoreye, batagira n'urwara rwo kwishima. Ntabwo bibuka i Bugande, ntabwo bibuka barya ari uko dupfumbatuye igipfunsi, barabyibagiwe. Ntabwo bibuka batagira n'urwara rwo kwishima, bahora bameze barya. Ubu se twagiye guha Murefu akazi i Kampala, tumuraruye kugira ngo umuryango we ubeho, ari uko hari amashuri yari afite, ari uko yari agakwiye, ari uko hari icyo twamusabaga. Kagame, wowe ibyo Assinapol yagukoreye, yaba wowe yaba mama wawe, umuryango wawe, Nyiramongi, wowe hari indirimbo impara yenda muri babandi batanu bari mu maserire batanu wasanga ari nabo bagiye bazica, bafashiza interahamwe za mbere kwica ba Sebanani bariya nabande. Hari indirimbo bigeze kuririmba ngo niba utaravuzwe ngo si ibicuma bagucaga. Murayizi mwese, ngo ahubwo nibanga bakugiriraga bizeye kuzihana. Mubona abantu bacecetse mukagira ngo ntibabazi, nge mbazi imbere n'inyuma. Ariko twabikoraga
tudafite imbereka, kuko ubukene n'ubuhunzi si icyaha, umuntu wese arahunga, ariko dore murahiga impunzi ukazisanga naho ziri hanze. Leta ya Habyarimana se hari uwo yigeze isanga hanze n'umwe? Ko muri z'ubundi bwoko nyine, ariko ntimubasanga yo mukabaroga mukabarangiza mukabaniga, bagasanga abantu mu byumba barangiye mu gitondo bagasanga umuntu yapfuye, nko mu Rwanda nyine, amashuri mwigiyemo yo kwa Satani tutazi ubwoko. Ibyo byose nagira ngo mbabaze niba babyibuka cyangwa niba batabyibuka. None ngo umujyi wa Kigali ngo ugambiriye ngo gufata ibibanza ngo byo mu mujyi ni Kiyovu. Reka mbabwire, reka nkubwire wowe Nyiramongi na Kagame na bene nyoko n'agatsiko kanyu kabicanyi kari mu bwoko bwose. Ntabwo ari ukuvuga ngo nabavuye hanze gusa, ngo nabavuye Uganda n'abavuye Burundi. Ni koko yenda babiganje abacitse ku icumu n'abicanyi duhora tubavuga ahangaha atabije nawe. Harimo abicanyi bateye ubwoba, abo bose nyine bamaze kubinjiza idini yo kwa Satani. Kiyovu rero murarushywa n'ubusa, mwayisanze tuyirimo twarayiguze umugabo wanjye, ntimuzi igihe yabikoreye kandi ntiyigeze abima, nta gihe atabagaburiye, nta gihe atabambitse, usibye ko mutanyurwa muri ba Kadahaga. None ngo mugomba kuruhuka ngo ari uko ngo Kiyovu yose muyijyanye. Kubagaburira no kutabagaburira ni kimwe. Sinzi agatekerezo bigeze kutubwira namwe wenda mwarakumvise ko umugore watoraguye akana kitwa Rusyampete akagirira impuhwe, sinzi ngo ahantu yagatoraguye agashyira ku mugongo aragaheka bagataye, ariko kari gatangiye kuvuga nuko kari karapfuye nabi kubera inzara karazingamye, agashyira ku mugongo araheka ajya gutera intabire. Agejeje hagati arananirwa, ajya kukururutsa kugira ngo akomeze atere intabire, karanga kanga kuvamo. Atuyiteye umpetse se wabiki? Ati jya hasi nyakunya, ati jya hasi nteri intabire tugende. Murabona ukuntu baryamisha abana ahantu bakabashingira nk'ikintu kibatwikira umutaka cyangwa iki, none umubyeyi agahinga cyangwa akakura nk'ibijumba nuko akongera agashyira umwana ku mugongo. Ati uyiteye umpetse se wabiki? Nuko aho bigeze arananirwa, ati jya hasi njye kuvoma amazi. Agiye kugashyira hasi, uyavomye umpetse se wabiki? Yagatoraguye ku musozi aho bakajugunye, ariko Rusyampete amubera ishyano, amubera ibamba, yanga kumuvaho kugeza aho yasigaye yisabira gupfa, yanze kumuva ku mugongo. Ari we wamwikururiye, yagize impuhwe, yagize imbabazi, atoragura ararura ishyano ku musozi. Ngurwo urwo twapfuye. Abantu bagiriye impuhwe, barangije bati iyi Kiyovu ni ukuyivamo, ahubwo nimugire vuba musubize ibyangombwa byanjye by'amazu yanjye n'ibibanza byanjye. Bagize gutya barashenye, barangije bishe umugabo, barangije uruganda baratwaye, Gatera arapakiye. Uwo ntiyacitse ku icumu? Jide. Gatera Jide niwe uhagarariye inyungu za Nyiramongi na Kagame. Arapakiye ibintu byose, nuko ibindi biragiye. Numvaga bavuga yuko ngo Ndengeye Ingoma uriya mukwe we ngo ari we wabijeraga, ngo n'umukobwa we sinzi ngo n'undi, ngo birabananira uruganda dongo. Amakonte barafunze,
ibintu byose byose abantu badufungiraniye mu rugo baratwishe twanga gupfa. Abari bupfe barabica nyine, abandi barasigara ariko birutwa no gupfa. Bati ibi ntabwo bihagije, none ngo abantu ntibubatse, bazi neza ko nta kintu ukora, bazi neza ko baguteye bakwishe uhagaze. Ndabavumye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti.